nk'uko mubibona muri titire y'iyi nkuru, umujura yibye igikapu akibye umugore ahantu yari agiteretse, arakijyana ageze ahantu arebamo ibyo yibye asanga harimo umurambo w'umwana. Yumvaga yuko ikintu wenda yibye ari ikintu gikomeye, ari ikintu cy'agaciro, ageze ahantu nyine ateretse agiye gufungura asanga hibereyemo umurambo w'umwana. Ibiro byabereye mu gihugu cya Uganda mu gace ka Nansana hafi y'umurwa mukuru wa Kampala. Hakaba habereye nyine ibintu biteye agahinda, mbese binameze nk'igitangaza ndetse n'ibintu bigomba guha isomo abantu b'abajura. Iyi nkuru rero nk'uko twabivuze yerekana uburyo ibyaha bimwe na bimwe abantu babikora batabanje no gutekereza ku ngaruka zabyo. Byatangiye ubwo uwo mugore wo muri ako gace yagiraga ibyago bikomeye byo gupfusha umwana we ukiri mutoya. Uwo mwana yari afite hafi amezi 5 y'amavuko. Noneho nk'uko bisanzwe biba mu muco no mu muryango nyarwanda ndetse n'uw'ahandi henshi muri Afurika, iyo umwana apfuye umuryango ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana bamushyingure mu cyubahiro. Ubwo rero uwo mwana ahantu yari yaguye ntabwo ariho uwo mudamu yagomba kumushyingura, bishoboka ko yari ari mu bitaro. Noneho ubwo ngubwo umugore we ahantu umwana yari yaguye, kubera umutima uremerewe n'agahinda kenshi yari afite, yafashe icyemezo cyo kujyana umwana we mu gikapu kugira ngo amujyane ku ivuko kugira ngo abashe kumushyingura. Ibi rero yabikoze kubera impamvu zitandukanye, zishobora kuba zari zirimo kubura ibikoresho bikwiriye byo gutwara umurambo, cyangwa kuba yashakaga kugenda mu buryo bworoheje atagaragaje cyane icyo atwaye. Mu gihe yari mu nzira rero, amakuru avuga ko ashobora kuba yari ari muri taxi cyangwa se ari ahantu ari kugenda mu muhanda, nibwo rero yahuye n'uwo mujura. Uwo mujura akaba yari atazi icyo uwo mudamu atwaye. Nk'uko bisanzwe rero bikorwa n'abajura benshi, yabonye uwo mugore afite igikapu maze akeka ko gishobora kuba kirimo ibintu by'agaciro nk'amafaranga, telefoni cyangwa se imyenda mishya. Atabanje no gushidikanya ngo abitekerezeho ngo ashishoze, uwo mujura yahise yiba icyo gikapu mu buryo bwihuse nk'uko abajura bakunze kubikora. Yagifasha ariruka yigendera atazi na gato ko ibyo yibye ari ibintu bidasanzwe. Nuko ubwo rero uwo mugore yahise asigara mu gahinda kuko urumva yashatse igikapu arakibura. Noneho uretse kuba yari amaze no kubura umwana we, urumva yongeye yongera guhura n'ikigeragezo gikomeye cyo kubura n'umurambo we. None ibi rero byatumye agira agahinda ndetse ahita anatabaza polisi n'abantu bari bari aho ngaho. Ubwo inzego z'umutekano zaje zimufasha gushaka igikapu. Nyuma y'uko uwo mujura rero ageze ahantu hatuje, yasatse igikapu cye. Icyo gikapu yari yibye amaze kugisaka kugira ngo amenye agaciro k'ibyo yari yibye. Icyo gihe rero nibwo yapfunduye igikapu agifunguye, maze ahura ari ikanga nyine kuko yahise asangamo umurambo w'umwana ukiri mutoya. Umujura nawe byahise bimuhungabanya, birumvikana kuko niba wari wibye ikintu uzi ngo ugiye kubonamo ikintu cy'agaciro gahambaye, ukabonamo ibintu utari witeze, urumva nawe byahise bimutera shoke. Nubwo wenda umujura ataragaragara, ariko wishyize mu cyimbo cye urumva nawe ukuntu byamugendekeye. Ubwo rero amakuru avuga ko uwo mujura yahise ajugunya icyo gikapu, hanyuma agisigaho yari ari, nuko ariruka kuko atashoboraga kugikomezanya cyangwa kukigumana, kuko urumva nawe byahise bimutera ubwoba. Iyi nkuru rero yakwirakwiye mu baturage bo muri ako gace no mu bice bitandukanye bya Uganda, cyane cyane ibice bizengurutse umujyi wa Kampala. Nuko ubwo polisi yo muri Uganda yahise ifata iki kibazo nyine nk'ikintu cyihutirwa bitewe n'uburemere bwacyo n'agahinda k'umubyeyi wari wibwe igikapu kirimo umurambo w'umwana we. Nuko nyuma yo kwakira amakuru rero, inzego z'umutekano zatangiye gukora iperereza ryimbitse, zikusanya amakuru ku buryo ubujura bwabaye naho bushobora kuba bwakorewe. Polisi yakoresheje abashinzwe iperereza mu byaha CID kugira ngo bagerageze kumenya uwakoze ubu bujura, ndetse itangira gushakisha amashusho ya za kamera zicunga umutekano, za CCTV kamera zo mu duce umugore yaburiyemo uwo mwana. Rero mu rwego rwo kwihutisha iperereza, polisi yanasabye abaturage gutanga amakuru yose ashobora gufasha mu gutahura aho igikapu cyajyanywe cyangwa se n'uwakibye, hakoreshejwe radiyo n'imbuga nkoranyambaga. Ubwo rero abantu basabwa gutanga amakuru ku muntu wese wabonetse afite igikapu
gishobora kuba gihuye n'ikibwe. Nyuma y'igihe gito amakuru yatanzwe n'abaturage yafashije polisi kumenya aho icyo gikapu cyari cyajugunywe kirimo umurambo w'umwana. Ibi byatumye umurambo usubizwa umuryango w'uwabuze kugira ngo ushobore gushyingura mu cyubahiro. Polisi rero yakomeje gushakisha uwakoze icyaha kugira ngo afatwe ashyikirizwe ubutabera, kandi inizeza abaturage ko izakomeza kurinda umutekano wabo no gukumira ibyaha nk'ibi. Hari ikintu rero buriya umuntu ashobora kwibaza, nubwo wenda abajura ariyo ngeso yabo, ariko buriya urebye hari ibintu umuntu ashobora kwibaza ndetse n'isomo abajura bakwiye gukura muri iyi nkuru. Ubundi ubujura ntabwo ari ikintu cyagakwiye gukorwa, kuko si inzira iganisha ku bukungu abantu bagakwiriye kunyuramo, kuko ni inzira mbi kandi igira ingaruka mbi. Murumva uwo mujura yibye yibwira ko agiye kubona ibintu by'agaciro, ariko ahura n'ikintu uko byagenda kose cyamuhungabanyije. Ibi rero bikaba bigaragaza ko kwiba, iyo ugiye kwiba uba ugiye kwishyira mu kaga, kuko utamenya icyo uri gufata n'ingaruka bizakugiraho. Rero umuntu utekereza kwiba agomba kumenya ko umurimo no gushaka mu buryo bwemewe amafaranga ndetse n'ubukire, ukabishaka mu buryo bwemewe, aribyo bizana amahoro n'icyubahiro, aho kwinjira mu byaha bishobora kuguteza akaga ndetse ukaba wahura n'ibihano by'amategeko. Iyi ni inkuru rero yasohotse ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Uganda bitandukanye, natwe tukaba twabonyeho kopi, niyo mpamvu twahisemo kuyibasomera hano kuri Unguka Ubumenyi Post. Ese iyi nkuru hari ikintu ukuyemo? Kanda subscribe kandi like, iyi nkuru yisangize, kandi dukomeje gushimira abantu bamaze gukanda subscribe ndetse n'abantu bakomeza kudufasha bakatwandikira mu gikari, ndetse n'abantu bagerageza kutubwira ibyo tugomba gukosora. Tukanashimira kandi abantu bakomeza kubana natwe hano, video yatambuka bakayireba ikarangira, kuko ibyo ngibyo ni ukudufasha, bituma channel yacu ikomeza gukura. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo kuri iyi nkuru. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Mwari kumwe na Emmy Fiert. God bless.